inama y'umunsi mbahaye bafate abakobwa bakundana ba girlfriend babo babwiye ati nkundiye wambaye ubusa ndagushaka yahise nkundiye wambaye mini nizo mini nyine niba babwira bazabari kuko arizo bakunda babashaka gushaka abandi mbifurije ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mutunganirwa muherereye hose igende Hervé dukunda ntwari niba warikoreye subscribe hano kuri Rukamyarungu warakoze cyane nawe utarayikora uturebera video please igira vuba uyikore tugumye twenjoying ubuzima twikurikiranira ibikorwa bya Rukamyarungu imbere yanjye rero nsanzwe mba mbafitiye umutumirwa n'ubu niko nabigenje reka mwera umwanya twibwire turakwakiriye muvandi murakoze cyane bakwita ndetse nitwa Rachel NYAMWASA. Rachel NYAMWASA. Ntago ari ubwa mbere ugeze muri kamera za Rukamyarungu. Yeah, of course ntago ari ubwa mbere. Byagendaga. Yeah, byagenda. Iminsi myinshi. Ni myinshi cyane twadukumburanye. Twari kutaruherutse se. Ni kubera akazi kenshi kwihugiraho. Ongerijwe ni byose urabyumva. Byose ndabyumva Rachel. Yeah. Muri iki gihe ikintu kiri guhitinga ni Miss Rwanda niyo mpamvu nahise nkwegera kuko umunsi tuganira ntago ndi bukubwire ngo bisubiremo ari igihe woba wabyibagiwe umunsi tuganira wambwiraga ko ukunda ibintu by'aba Miss ukunda kubikurikirana nawe kandi bishobotse waba bishobotse nari ubewe ariko ndatekereza kugeza ubu nta mahirwe mfite uyigendeye kukivuga ko nta mahirwe ufite impamvu uvuga ko nta mahirwe mfite iyo nza kuba nyafite mba narateguye nanjye nka joining nka kompeta kimwe n'abandi ariko ntabwo byashobotse abandi basabwaga iki ibyo basabwaga byose ndabyujuje ariko ikibazo ntabwo nabonye uko nyine ntabwo nabonye umwanya kubera akazi ntabwo nabashije kubonekamo akazi kawe kakurutira ibihembo bya Miss Rwanda ntabwo karuta ibyo bihembo ariko nyine hari igihe ushobora no kujyayo nyine ntutsinde noneho ugasanga n'akazi wakishe kandi ubu kugeza ubu ngubu abakoresha nawe urabizi no kukwirukana yakwirukana bitewe n'uko wamwiciye akazi uti ibyo basaba urabyujuje Miss NYAMWASA Rachel ufite metero zingahe mfite metero 1 na santimetero 65 tutaratuburira abadukurikira haguruka turebe 1 na santimetero 65 1 na santimetero 65 ugapima ibiro bingahe ibiro 57 amashuri ndayafite 6 yisumbuye niyo basaba andi ni inyongera kubijyanye n'indimi uvuga indimi zingahe Kinyarwanda Icyongereza n'Igiswahili Igiswahili mbwiramo amagambo 5 ku buryo buri wese nyine abyumva kabisa akavuga ati uyu muntu arashona Igiswahili uko biri ntago ndi kwamamaza indimi mvuga ariko niyo ngombwa tuzakora ikiganiro kivuga ku Kiswahili to nyine amagambo 5 yazane vuba vuba ushaka yahese ayuzi mu Giswahili ayo nzi ni menshi nyine mpama 5 twigorana oya reka tubireke twagiye basi mu cyongereza ntago umuntu ajya yitora ngo yivugane mani none reka nkubaza how are you I'm so fine how old are you I'm 23 years old
aha ubwo bahise banamenya imyaka yawe iyo nyikubaza mu buryo busanzwe ari kuyinsubiza no kubera iki kubera ko ntabwo naje kumenyekanisha imyaka mfite nuzi kuri kuma ibikuta bikakaye be sorry kuko nayo ibintu uri kumbaza deep in my life kandi ntabwo mbikunda none uba waje kugaragaza ibikorwa byawe n'uwuriwe rero ahera ku uko wambara uko urya n'ibindi bintu nyine byo mu buzima busanzwe none umuntu ushaka kugira icyo kwigiraho aramenya yigira kurindi hari igihe abo uri kubwira ibyo ukora bataba bakeneye kumenya iyo myaka yawe ariko hano hari umuntu wakubona akagukunda akifuza ko mwateretana kandi akenshi imyaka irakonta mu guteretana ntubizi yego ndabizi ariko yankunze yabimbwira akabimbaza ku giti cyiwe apana muri rusange none reka twigendere ku myitwarire y'abamisi babanje hari abo wagiye wumva cyangwa se bagiye bavugwa n'itangazamakuru nyine tukabyumva bagiye bagira imyitwarire idasanzwe aha wanyibutsamo nka babiri navuga nko kuri mwise neza ndamushimira kuko bimwe mu bintu yari yiyemeje kuba yakora hari ibyo yagezeho bimwe na bimwe abandi wenda nabo ndabashimira ku myitwarire yabo bwite n'ubwo ibikorwa byabo byose ntaba mbizi ariko uko biri kose batarabikoze nabwo bakigaya ariko genda bashimira kuko nta mugayo mbaziho aha noneho ukomeje ku mugayo reka duhite tuwujyaho abo noneho uziho umugayo bagiye bakora ibintu nyine itangazamakuru rikabitindaho kubera bidasanzwe sinzi ibyo abantu bita byiza cyangwa bigemvuga bidasanzwe byatumye itangazamakuru rihaguruka ama-interview bakayabasaba n'ibindi bikorwa bikabavugwaho inkuru zikabandikwaho ndashaka umbwire nyine abagize kwitwara nabi abari bumbwire abagize kwitwara nabi ntawe nzi menya bakoze ibyiza gusa ta Miss Kayibanda Aurora uramuzi yego ari hehe uyu munsi ntabwo mbizi ntabwo bizi ubwo n'ubundi nibyo namukubazaho ntiwabimbwira ubwo nabyo sinabikubwira ahubwo wowe hari ibyo umuziho wanyibwirira oya uzamusura urebe ku rubuga akoresha imbuga ze aba yazamamaje ndakeka nk'umuntu nawe w'umusitari ubwo ngubwo icyo tukivuyeho ese imishinga abamisi bahigira kuzageza ku babatoye cyangwa se nibamara gutorwa ibyo bazakora ujya uyikurikira ndayikurikira kuko akenshi no mu kubatora bagendera ku maproje biyemeje wowe iyo ujyamo wari gukora nk'iyihe proje iyo njyamo uramutse ugiyemo iyo ndamuka ngiye muri Miss Rwanda ikintu cya mbere nari burebeho nari bufasha urubyiruko rw'abatishoboye ahanini mu kwiga ibi bintu by'imyuga kandi bakitinyuka bakumva ko icyiciro cya mbere baba barimo cy'abatishoboye atari cyo cyiciro cyonyine kibaho bakazamuka iyo uvuze utyo mpita nibaza konti y'amafaranga yawe iri hangahe yafasha buri muntu wese ukennye kugira ngo yige ntabwo ari ukuvuga ngo wabafasha mu buryo buri financial no kubafasha mu mitekerereze bakitinyuka kuko akenshi bariya abana ntabwo ari uko baba banakennye cyane ahubwo kwiyumvamo ngo iwacu turi mu cyiciro cya mbere bibatera guhorana ipfunwe bakumva yuko bo nta kuzamuka guhari mu buryo buri financial byari buterwe nyine n'igiharuro icyo gihe byaterwa n'igihari ibyo bintu abaminsi bajya guhiga na bije baba bafite na minisiteri ubwayo ibifite nko mu nshinga niba yahawe bije na leta ubona ibikemura byose uko byakabaye uko byagenda kose ubwo turi kuri minisiteri yego uko bigenda kose baragerageza kuko hari nk'imishinga iza kumva yagenewe abana bameze batya yagenewe abantu bameze batya ariko ntabwo baba bose kubera ko haba hari imibare fatizo kandi ikindi niyo waza kumara ubukene mu bantu ntabwo waburangira noneho mbwira ukuntu umwana w'umukobwa umwe watowe ngo nuko yiswe Miss azashyira mu bikorwa ibintu yiyemeje akenshi usanga nawe yarebye ibihanitse nange niyo mpamvu nakubwiye ko nta n'umwe mbureminga yego none aho utuye wari bwabone igikorwa cya Miss Rwanda cyakugezeho ukavuga ati iki gikorwa kabisa kiri mu mwe mu mishinga Miss Rwanda yiyemeje nta kirangeraho
ariko hari undi se wari bwakuganirize ko cyamugezeho? no nta n'umwe. Biherera hehe? Ikigaragara ni uko wenda hari ibyo bakora kuko hari nk'igihe ubona yakoze ibi mu itangazamakuru kuko n'abamari nyine ndabyemera. ariko ujye wibuka ko abahagarariye abakobwa bose ugereranyije ntabwo ibyo biyemeje ariko babikora, kandi nanone niyo babikora ntabwo byakwira u Rwanda rwose. reka twigire mu buzima bw'imyororokere. kusetse nta kibazo mbaze, ngushije aho ubasha cyangwa ngushije ku byo wumva cyane? ntabirenze kuko uko bigenda kose ubwo buzima bw'imyororokere narabwize, mama ni umubyeyi, ubwibanze yarabumpaye. none ubuzima bw'imyororokere imyumvire yabwo mu babyeyi uyibona ute? buracyari hasi cyane, aho umubyeyi yumva ko abivuze ari amafuta ari amahano. buracyari hasi cyane, ni hahandi uzasanga umwana yatwaye inda ari mu rugo, imwe twita inda itateganijwe, ugasanga ababyeyi barimo baramurenganya cyangwa se bamutwaye ukundi kuntu, ugasanga umwana yihaye akato, ariyahuye se avanyemo iyo nda ahwanye nayo. nuko bimeze. none ubuzima bw'imyororokere mu mashuri iyo bivugwa, ntihari abana bakumva babonye ubumenyi batari bafite bikabakurizamo gukora ibyo bumvise, zikaba arizo mpungenge ababyeyi bagira? byose birashoboka, ariko nanone umwana ashobora wenda gufata ibyo yumvise akajya kubishyira mu bikorwa, ariko abizi. ariko ashobora no kutaba abizi kandi akabishyira mu bikorwa atanabizi, ariko iyo abizi aba azi ingaruka zabyo, azi ingaruka ziri buze nyuma, yaba negative effect yaba na positive, byose aba abizi. biba byiza rero kurusha wa wundi utabizi. n'ubwirinzi ababuzi, n'ibyo yakora bikamera ukundi kuntu, byose ababizi. ubwo bivuze ko umuntu wigishijwe ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere adashobora gusama uko yiboneye? of course njye ntabwo mbyemera uko. kubera iki? ubwo urambwira impamvu nanjye ndagusobanurira nare. ni iki gitera ubusambanyi mu rubyiruko? ni irari. iryo rari se ryakurwaho n'uko yigishijwe cyangwa ryakongerwa n'uko yigishijwe? ntibyakurwaho n'uko yigishije, ntibyanaterwa n'uko yigishijwe, kuko umuntu ubwe ku giti cye niwe uba wiyizi, akaba amenya ibyo ashaka n'imyitwarire ye. none ku myambarire hari abagabo cyangwa abasore bagenda bashinja abakobwa ko iyo bambaye ukuntu kwabo, urumva bishobore gutuma hari icyo babakururaho, urumva icyo babakuruyeho kikaba cyatuma noneho kibatera kubashaka, babashaka nyine bagakoresha ubushobozi bwabo, haba kubabeshya, haba kubashuka, uko ariko kose, ariko nyine byaturutse ku myambarire abo bakobwa bari bafite. wowe urabyemera? ntabwo mbyemera. kubera icyo utabyemera? kubera ko ubundi baravuga ngo kami ka muntu n'umutima we. ngewe niba niyambarira imyenda migufi, ntabwo nzajya kwambara miremire kubera ko runaka ngo iyo mbonye nshaka, kwanza sinanabimenya kuko njye myambara ngamije kwishimisha, kwambara uko numva nyine nambara nkabikunda, ntabwo njyambara kugira ngo runaka nandeba nshake. rero ntabwo mbyemera, kuko abo bagabo nabo ashatse yajya abwira umugore w'utwo tuntu akatwambara, ntamuce inyuma nyine agashaka umugore we wenyine. abasore badafite abagore rero, abasore badafite abagore, yego mbaha inama y'umunsi mbahaye, bafate abakobwa bakundana ba girlfriend babo, babwiye ati nkunda iyo wambaye ubusa ndagushaka, yahise nkunda iyo wambaye mini. nizo mini nyine niba babwira bazambare kuko arizo bakunda, babashaka aho gushaka abandi. ubwo n'abagore nyine niba bajya bababazwa nuko abakobwa bambaye utumini batwaye abagabo babo, bahindura imyambarire. ubwo ikibazo giherereye mu myambarire, naho ubundi nahise niba umugabo avuze ngo iyo runaka yambaye kuriya ndamushaka, yabwiye umugore we nyine iyo myambarire nawe akayambara akajya aba ari we ashaka wenyine. abagore ko bazaguhitana? nta kintu bantwara, ahubwo courage, bahindure uko bafata abagabo babo. wowe bagiriye inama. none tunyurire muri makeya, ufite boyfriend? uramufite?
kuri guseka se jye ntabwo ibintu nkubajije ari komedi nkuteye urumva nkubajije ikibazo cy'abantu benshi bakwibaza bitewe n'ibintu wari umaze kuvuga nta pose nashyiramo ahubwo interview igeze iryoha ngaho reko niko none se hoya dukomeze interview urumva kubera iki se ngaho mbaza mwihorere reka tugisimbuke ibintu byadutse mu basitari no mu bandi bantu yenda basitaye inyuma ariko bagasitazwa n'ibyo bintu by'ubutinganyi warabyumvise yego ubifata ute wowe ko mbifata nyine nk'amahitamo yabo kubera ko nk'urugero hari nk'igihe ubyara nk'umwana w'umuhungu wajya ureba karagiteri ukabona ni iza gikobwa yanakura n'ubwanwa ntibuze aho kugira ngo azane ubwanwa ahubwo ukabona agatuza ni nk'ak'abakobwa noneho yajya avuga ukumva voice ni nk'iy'umubebi noneho wa wundi we wipfushije bya danje rero bisaba yuko nyine ukabona yikora ibintu bya gikobwa akunda abakobwa yifata nk'umukobwa nyine ibintu byose mbese icyabura ari nka ya process y'abakobwa yo kujya mu mihango ku buryo yumva anabibonye byamubera byiza kurusha nk'uwo mwana nayo bagiye akaba umutinganyi njye ntabwo namurenganya kuko nyine we niko yisanze kandi niyo mahitamo niba atiyumvamo umukobwa mureke nyine uwo yiyumvamo waba ari uwunguwo ntabwo njye nabirwanya kuko ni amahitamo y'umuntu ariko nyine biriya bintu yego bibabaza ababyeyi kuko niba ubonye umuhungu waramubyaye uba umwitezeho umusaruro w'urugo n'abuzukuru n'umukazana rero iyo bitabonetse ni hahandi umubyeyi usanga ari bowadi kubera iyo mpamvu ariko nanone ku ruhande rw'abo batinganyi njye ntabwo mbarenganya nyine ni amahitamo nk'uko wowe wiyumvamo ngo ugeye Elvire nimba umusore nkumva ngeze kuri level yo gushaka umugore nzamuzana nawe nyine aba yiyumvamo akavuga ati maze gukura reka nibera umutinganyi nise wabigenza ute nyine uraheza nyine ukumva amahitamo y'ugatuza ubwo ufite umuvandimwe w'umutinganyi ntacyo byagutwara wamwakira ntabwo byanshimisha 100% ariko nanone ntabwo namublaminga kuko ni amahitamo ye nyine nkuko ngiye mvuga ngo nimbona boyfriend tubyumva kimwe tukuzuzanya nzajya mu mago tubane nzaba umugore mbyare mbumugore nyine nawe niko nyine niba yavuze ngo ninkura bikagenda uko nzaba umutinganyi nta kintu nabihindura none se kuki uvuze ngo ntabwo byagushimisha 100%? Impamvu bitanshimisha urumva niba ari umusore uryamana n'umusore mugenzi we nta mukobwa bajya baryamana ngo azamutere inda mbone uwo mubebe uzajya unyita anti nawe ntabwo byagushimisha ashatse uwo yadobta se kwadobta umuntu birenze ariko ntabwo ari mu maraso ntabwo uwo mwana azaza ari amaraso yanjye ntabwo nibwo yanyita anti ntanamukunda kuko nyine yamwadobse ariko ntabwo ari umwana we reka twigire mu bibazo bidasaba gutekereza cyane ariko by'amahitamo aha tujye reka duhere mu mbuto urazikunda yego ari pome n'icunga wampiki ngewe naguha icunga ngasigara na pome twagiye ari diredi n'igituta ubona ikinyafurika cyane ari iki ni ntuza ni igituta ari kugira amafaranga menshi no kugira ubutunzi bwinshi butarimo amafaranga ubutunzi urabwumva amazu amamodoka n'ibiki wahitamo iki sugaho nahitamo iki nahitamo ubutunzi ari ukugira abavandimwe benshi muserera nta n'umwe mwumvikana nta n'umwe zero no kutagira n'umwe wahitamo iki nabagira bakanserereza ariko bahari oya please nutagira ngo ni ukuguserereza bya tolerance byo gukina kw'abavandimwe kuko birahaba kenshi usanga umuvandimwe wari witeguriye nk'akantu ukaza ugasanga arakariye
usanga wari wifitiye nk'amazi ugiye koga ugasanga arayoze kandi muvoma kure, utuntu nk'utwo pe tudafite isereri twateza. Noneho ntimwumvikana na gato, nta n'ikizakorwa ngo mwumvikane, wahitamo iki? Biragoye ariko nahitamo kuba mbafite to bakanserereza impamvu kuguserereza bahari uko byagenda kose umuvandimwe aba ari umuvandimwe. Anytime mushobora kubanza ugiye kunsobanurira ivanjiri, urumva agenda ashaka uhitemo humura naba mbafite to ari umuriro w'amashanyarazi n'umuriro w'izuba wakoresha uwe? Byose ni magirirane. Oya hitamo kimwe. Ibibazo uri kumbaza biragoye rero. Ariko se ntuzi uko ikora yombi cyangwa ntiwaba warabonye aho ikoreshwa? Urumva amashanyarazi yakabaye ingenzi ariko mu gihe yagiye izuba ryakora. Wahisemo amashanyarazi ari ikigori cyokeje n'igitetse wahitamo iki? Byose. Oya twagiye kimwe ariko icyokeje. Aha ari brochette n'inyama itogosheshe. Sinzi kumbura. Wahitamo iki? Nahitamo izitogosheje. Kandi ukumbuye brochette? Mise nkumbura inyama muri rusange. Ubwo we wakwirira izitogosheje? Ari isosi y'ibyoba n'isosi y'imegeri wahitamo iyi? Kubera ko ntayo ndarya ntabwo nabona icyo mpitamo. Ntabwo imegeri urazirya? Nariye iy'ibyoba ariko imegeri ntabwo ndayirya. Ko ntuburiye? No. Uranuburiye? Niko kuri to. Niko kuri. Ari amasaro y'umuhondo n'ay'icyatsi wahitamo ayahe? Yellow. Yellow? Yellow ivuze iki kuri wowe? Muri make yellow nta kintu kirenze kuri njye bisobanuye. Ariko nkunda nyine ndayikunda. Haguruka. Urabona ko nanjye mba nabikoze kuba nakuzanye ku kantu ka yero tu. Ngayicarira. Ari Miss Jory na Shadibu ukaze ninde? Ni Shadibu. Ni Shadibu. Ari Tekino na Ayiteri wemereye zose? Oya vitamine. No, nimera zose mbaza impamvu mzemera zose. Kubera ko uyikoresha ukoresha yatera. Ariko twarimo tuganira kuvuga guhitamo kimwe, sibyo? Twikwica amategeko y'umukino. Nta na kimwe. Aha. Uhawe amahirwe yo kumbaza ibibazo bitanu. Abafana bumve nawe ukubaza. Ikibazo cya mbere, mu buzima bwawe bwite usibye kamera ukoresha ukunda iki? Usibye kamera n'itangazamakuru ukunda iki? Nkunda computer mfite. Oya ibyo byose ibyo bintu biri electronique bitarimo. Yego. Nkunda umubyeyi wanjye, mama wanjye. Ntabwo ndi kuvuga umuntu ukunda. Nakubwiye ikintu kitari umubyeyi kitari muri ibyo bintu bitatu ukora ukunda iki? Jewe hari ibintu urumva bifatika. Nka hobby yawe tu? Hobby yakumva umuziki. Ikindi ubwo ni ukumva umuziki nyine no gutembera nizerera. Nese ugira girlfriend? Ntawe mfite. Habuze iki? Habuze iki? Wasanga nyine hari iki kibura ariko ntawe mfite. Ubwo ufite ukundi kuntu ubigenza. Winsubiriza nisubirije ahubwo we mbaza ukomeza ushishikara. Ikindi kibazo kuri Rukamyarungu mucishaho ibiganiro byinshi cyane. Ikiganiro waba warakoze ukavuga ngo iki kiganiro ndagikunze, havuyemo iki? Havuye iki yumva? Ikiganiro nakoze nkumva ndagikunze ni ikiganiro nagiranye na Muzensanzu Rwima. Urumva? Ahantu hanshekeje n'ahantu nyinira urunana. Abikora neza bikandyohera nanjye mba nasetse numewe hazagira abagikurikira. Ari kunyiganira rushombo. Noneho akantu gashekejemo ngo bahise yarasitse bimucitse. Ngo bahise bavuga ngo tuzabikurikirana ejo. Ndaseka.
reba njye ntazi no kubivuga mbivuze gake urasetsa ariko icyo gihe byaranshekeje numvise icyo kiganiro kenshi niyo mfite umwanya nsura ibikorwa bya Rukamyarungu ndeba aho twavuye n'aho tugeze ngisubizamo cyo nkakireba nanjye nk'umufana wacyo. Yego ese kubera icyo ukunda itangazamakuru? Bo itangazamakuru ni ijisho rya rubanda, ni ugutwi kwa rubanda ndetse ni n'umunwa wa rubanda, urumva? Kandi niba naravutse nkaba ndiho numva icyambere ari ukuberaho abandi, urumva? Ngo shakira icyo utazi nkikubwire, nanajya kukurebera icyo utabashije kubona nze nkikubwire kuko ndi umunwa wa rubanda, urumva? Mbese njye ninza mpuruye simpurure nk'abandi bose, murure mfite icyo nageza ku bandi batabashije kuhagera. Ikindi kandi itangazamakuru riramenyesha, urumva, rikanigisha, rikanashimisha. Muri entertainment mu muziki biriya n'itangazamakuru ribitugezaho, mu bumenyi bwinshi butandukanye n'itangazamakuru ritugezaho. Ibyo tuzakora n'igihe isi igezemo tubimenyeshwa n'itangazamakuru. Ntekereza ko rero ntahisemo nabi kabisa. Ntabwo wahisemo nabi. So ikindi kibazo cya nyuma aribwo si cya gatatu mbangiye kukubaza. Umbaza ibyo ushaka kuko n'uryoherwe n'ubihirwerekera. Ikibazo ngiye kukubaza. Wasuye ibikorwa byanjye nkora ndetse na channel yanjye ya Humble TV. Nabisuye nka personal, urambaza personal cyangwa urambaza nka Rukamyarungu? Wansuye nka personal nk'umunyamakuru wo kuri Rukamyarungu. Izaza ubutaha. Yego Rukamyarungu izaza ubutaha. So ni iki kintu wakunze mu bintu nkora, haba kuri channel yanjye, haba ku byo nkora mu buzima busanzwe, ni iki wakunze? Ikintu nakunze se ni wowe nakunze. Oya nakubajije mu bikorwa. Mu bikorwa rero icyo nakunze ni kwa kuntu ukora uduheha ukadukoramo intuze indabyo, urumva? Abenshi bamara kutunywesha fanta bakatujugunya, bamara kutujugunya abantu bandi bakaza bakaduterura bakajya kutunywesha ibindi bintu. Ndabizi ibyo bibaho, ntago mubeshya, nawe urabizi. Ntago kenshi turaduye uko batujugunya ariko dutakara ngo tugende burundu. Hari abandi bafite ibindi bintu bakora binywebwa bakagenda natwo bakadukoresha. Ariko wowe buriya warabasevinze, iyo udufashe ukadutunganyamo indabo n'ibitabo by'ibitenge biba byatakaye ukagenda ukabifata kugira ngo bigumaho bibe umwanda, barwanire kubishyira muri puberi babitwike byanduza ikirere, wowe urabifata ukabibyazamo ikindi gikorwa. Igikorwa gisevinga nk'icyo ngicyo nta kuntu kitankora no ku mutima, mpita ngikunda automatically kubera ko numva ko ikintu cyagirira umumaro benshi, ikintu cyari n'umwanda nkoro kikavamo ikintu kizima kinatatse. Kandi indabo, umuntu wese udakunda indabo ubwo nawe sinzi uko ateye pe. Ni byiza. Hanyuma umbwiye ko mu bintu nkora ari njye ukunda, sibyo? Kandi wambwiye ko nta mukunzi ugira. Ubwo muri make wambwiye ko nta muntu ukunda usibye mere wawe. Ni iki unkundaho? Ni iki unkundaho? Ibyo ubundi umuntu wese ariko akunda ubuhanzi. Yabukoresha uko ashaka ariko ubuhanzi bwo burakundwa, muvandi, ubuhanzi burakundwa. Ndabizi cyane. Rero iyo mbona umuntu ubasha guhanga ibintu ntanashobora, reka sinkwirarireho, nkabona bibyaye ibindi bintu byiza, ubuhanzi akenshi ndi umufana wawe, ntago ndi umukunzi wawe ugukeneyeho kuzagukwa nka urumva. Niba ndi umufana wawe rero ntago biri bugutangaza. Nese ntushaka abafana? Ndabashaka benshi cyane, ahubwo baguceho batugane tubereke ibyo dukora, nubwo waba utari bugure ariko byibutse ukabireba ukabimenya. Kuko exposition ya mbere ni ukubanza ukamenya ko icyo kintu gihari, urumva? Ukiga no kugikenera uzi aho wagikura, muri wowe kikaza ufite inyota yacyo, none atari ikintu cyo gupfusha ubusa. Hari kenshi twagugura ibintu kuko wabikwamamaje utaricaye ngo ubisure ubanze umenye ibyo ari byo bikora bite, ukakigura kuko wabonye n'abandi bakiguze, ukakijyana wakigeze mu modoka uva kukigura ukaba wanagihaza ukumva n'amafaranga uri kwicuza. Ntibijya biba ku baguzi benshi, ariko iyo wamaze kuba friend nacyo waragiye ugisura uricara ukagenda no mu rugo ukadesigninga uzagitereka, niba ari ururabo
niba ari amaherena akozwe mu bintu bitandukanye, niba ari agakomo, niba ari iki, uricara. Ndabona wambaye udukomo kandi niwe watwikoreye uko mbizi. Yego. Urumva niba ngiye nkunda, hari abantu bakunda Jamaica. Urumva batanahazi, batazi n'umugabane iherereyeho, ariko ari amabara agize Jamaica. Hari n'abantu bakunda kara rasta, hatazi n'amateka y'abarasta, atazi n'aho abarasta n'icyo bashinzwe n'uko babaho, ariko yakunda ririya bara, akaba yaza akakubwira ati rinkorere, kuko yaje agasanga urabikora, uko ubikora akabona nawe hari icyo yagukeneraho. Katujya kuri Rukamyarungu, nawe nkunye kubazeho. Rukamyarungu, ubona dukora iki kugira ngo ibikorwa byacu bizamuke? Rukamyarungu, ibikorwa mwakora, ndatekereza mukora byinshi kandi byiza, buri wese yakifuza kureba kandi bikamushimisha. Wenda ikintu mwakora, njye ntawe ikintu mvuga kuri Rukamyarungu mwe ubwanyu mwakora, ahubwo icyo abafana bakora, bakore share, bakore subscribe, yaba ureba gusa ariko utajya yasharinga ku bandi ngo babwire uko bimeze. Ikindi kintu kuri Rukamyarungu mwakora, mugerageze gusura ya miryango ikennye cyane, kubera ko wansobanuriye ko itangazamakuru ari ijisho rya rubanda, ni umunwa wa rubanda, bo badafite kapasite ko yavuga ngo reka mpaguruke njye kubwira umuntu runaka uko ubuzima bwanjye bumeze. Wenda ntabwo ari ukwishyira hanze, ariko hari nk'ubuvugizi abanyamakuru muri rusange bakora, urabizi. Oya, twigeze no kuyibona, igihe wayikoze personal ntarajya kuri Rukamyarungu, hari inkuru twashyize kuri Igabe TV ibyara umusaruro. Yego, umuntu baraza baramufasha, bamuhindurira ubuzima yari yabyaye, ni umwana wari wabyaye, ni mama wari wabyaye. Urumva, nta shinge nta rugero, bamukiza ukuntu mbese ari aho yikinga, imvura ishobora kugwamo, ibinonko byamanuka bikihonda ku kana, ariko ubu mwana ni umusore ameze neza. Yego, nicyo nakubwiraga rero, nk'uko mwabikoraga na mbere, mwongere mureba iyo miryango ikennye cyane, kandi nk'uko mwayifashe mukayisharinga ku yandi macanozi arebwa n'abantu benshi cyane, kuko na Rukamyarungu irebwa na benshi, ariko mwabisharinga n'ahandi bakamenya ko abantu bakibayeho mu buzima bumeze gutyo ko bariho. Then support, abanyarwanda baracyafite umutima wo gufasha, bagenda bafasha iyo miryango. Ni ibintu byiza cyane. Icyo kintu ntabwo ari uko twe tutagitekereza, kandi nta n'imbogamizi zihari, kandi nibaza ko uwo muturage aho abarizwa nuko abayeho byaba bijenanye igihe akiri gutyo, kandi hari abantu bakamufashije, sibyo? Ariko noneho ndagaruka ku nzego ziba zimushinzwe, kuko abayobozi akenshi uba usanga mu nshingano bafite uko bafasha umuntu kugera ku mibereho myiza, baba bumva bifuza ko igihe akiri mu mibereho mibi byaba bikiri ibanga. Urumva, bikazagaragara yageze mu mibereho myiza. Icyo kintu ntikibaho henshi. Urumva, umuntu niba ari umuyobozi agatinya ngo noneho ibi nibijya hanze, birakomera. Ariko ntabwo bikomeranye ku buzima bw'uwo muntu, ari igihe bwava mu kaga. Urumva, Rachel, usezera abakunzi bawe, unabarangira icyo bagufasha, kuko niba uri umuntu w'umuhanzi, ukaba uri umuntu ufite byinshi ukora, ukeneye na support y'abantu bo kubireba. Bamwe baba babikeneye ngo babibere abakiriya, abandi babikeneye no kubimenya, kuko hari byinshi bakwigiraho. Bitubwire mu ncamake. Mu bintu dukora ibintu byinshi, dukora ibintu bijyanye no gufata ibintu byari byarataye agaciro tukabisubiza agaciro, nk'urugero nk'ibitambaro byo mu materiye, ibi bintu ubona basigaje bajugunya, dufite kubikoramo itapi, dufite gufata nk'amakara ano aba yasigaye mu maziko ukaba wayakoramo kadre, dufite gufata amasaro tukayakoramo ikintu kandi yari amasaro ari mu ishashi, ibintu byinshi, dekorasiyo, imyenda, ni ibintu byinshi. Hanyuma wenda nk'icyo navuga nk'urubyiruko rwifuza kumenya ibyo bintu, kuko ndi gutangira nemeye promosiyo yo kubigisha for free ku bijyanye n'ibyo nkora. Bagusanga hehe sasa? Ubwo aho bansanga
mwaza gushiraho nimero bakazamvugisha abifuza kuba bakwiga ibyo bintu. Ako nibyo reka tuzabikoreho ikiganiro cyihariye kuri Rukamyarungu. Yego, ikindi nababwira bimwe mu bindi bintu dukora, musure channel yanjye yitwa Humble 4 TV. Humble Kane TV. Kuko Humble Kane TV. Murasangaho ibiganiro byiza byerekana ibyo dukora, amashow, ibintu byinshi cyane. Kandi mwibuke gukora like, share na subscribe ndetse na comment zanyu uko mwabibonye zirakenewe. Murakoze cyane. Yes, thanks. Yari Rachel NYAMWASA waganiraga na Herve Iradukunda hano kuri Rukamyarungu. Ndakeka cyari ikiganiro kabisa. Murakoze cyane. Murakoze cyane bavandimwe. Ciao ciao, peace.